nkwamagare hako se wowe urubwira ngo nkwamagare ntago uzi ko amafaranga yabuze urugi rukinga 5 cyangwa 10 bitewe nuko abantu batakirya abantu niyo bagiye barya vitamine nke cyangwa nazo zibe nazo nayo byese ngaca muri uhuru imvura ikabigiye kugwa ikanemba nkapfa nari ntungere kari iki cyurutwe kimenya ha amaso se ko ufite umutwe munini wakagiza amaso n'umunwa binini byibuze bikagufasha gutekereza no kureba ahantu ugiye inzoka bwikuri ubu ngubu se yaba hano hari ikisimba cyangwa iki ntago bo harebe ese unyesitami application ngabanza ngangize two ndi gukora dance ubu kudownloading application wa downloading ugatereka hari ikabijyaho mu gihe uri gukora nawe ibindi bintu byo Play Store wandikamo ogere wi downloading ntago itinda na application itavunanye gusa wabaye ibinkorera wimvuna ese wamushyiriyemo nawe akizihirwa ubundi ibi ngibi nibyo bakabaye bita izihirwe na ogere unlimited videos kabisa nangiye kwihekura kabisa urabona ukuntu nasize nongereye gaze cyane igikoma neza cyagishize ubuse koko nahimize nka babandi neza bikora mu nda ubuse uyu mugati koko nari kunywesha amazi cyangwa nkanywesha umunyu sana rero mbye kabisa ubu akagakomana n'agapangiye iminsi 2 none nanjye nanikozeho kabisa nk'uko kiyo ninda ntabwo byari bube bimbanye ikibazo koko ndabona ni gaze isa nabi ndakabije reba n'umugati nawuteretse kumwe ntabwo ntacyo wajya ku bwonko bwaraya kabanza ndikorera isuku ubundi mbone kuyitereka ibindi aya matushe buginga amafaranga namuhaye yaririye ubu senkisa zose Aro sheri nkwamagare hako se wowe urubwira ngo nkwamagare ntago uzi ko amafaranga yabuze urugi rukinga 5 cyangwa 10 bitewe nuko abantu batakirya abantu niyo bagiye barya vitamine nke cyangwa nazo zibe nazo aho nari nkubeshye bati ndimba mvugira nyine nkamwe baho binyuma nyine pya kuko njye ahantu ndimeze neza meze neza agira se ubwo nari nakumenya nuko mba nzi imibare iherwa ya nyuma kuri nomero yawe ubwo hagize undi uyifata namwitiranya rwose ntako ijwi ryawe mba ndizi ntago namwitiranya telefone yanjye ejo bundi nayo nayiforomase nyine twebwe telefone zacu kubera ziba zihenze iyo inaniwe urayiforomata ikongera ikagenda neza ntago ari nk'izo zanyu impamvu ntatashye sinakubwiye harya oya nyine ngeyo kwera nkora muri kenkayori y'ibiryo kenkayori y'ibiryo twebwe nyine twakomeje gukora baratwemereye nyine dukomeza gukora urumva se nari kuva mu mujyi nkaza mu cyaro kandi imeze neza usibye ko no kuza mu cyaro ntari nako nyine ngeye kuza mu cyaro ntacyo nari kuba nze gukora kandi hano meze neza ahantu se nanjye ndya 3 ku munsi haza aho ngaho mu cyaro kwirwa ry'umuyaga ameze neza pe oya amafaranga y'abahari aranaboneka gake nuko ibintu biba biterwa n'iyo ndwara ari byo biba bituma tutayabona uko bikwiye amabanki menshi nyine usanga akora igihe gito tukava mu kazi yafunze ugasanga nyine birabangana amafaranga kuyohereza byo ni ngombwa nzanabikora hakatari uyu munsi rwose nimugoroba nyine nk'ubu ngubu ubona amabanki hari igihe ugenda ukasanga ntari gukora neza nimba ari no gukora ugasanga abantu kubera y'uwo mwanya baba babonye haje benshi kandi gutegereza mfite n'akazi mba ndi gukora bikangora nyine ubwo nzakohereza nyine mu gihe kiri imbere ndakubwiye mu gihe kiri imbere kuko nyine ibintu
nzakubwira wowe. Ahubwo se waretse tukaza kuvugana nimugoroba kuko nayo mfite abakiriya benshi. Ndaje nyine mfite abakiriya benshi. Ahubwo nyine wari nkabanza nkabakira nyine mu kanya turaza kuko nari ndi mu biro bya boss nyine ngiye gufata agasharije dukoresha iPhone abakozi bose. Zindi zarahitura aho tujya turabona nyine baba bafunze nyine nta kandi ibintu bitari ibiribwa ntabwo byemewe gucuruzwa. Nyine urumva ninjye ukuriye abakozi bosi ni nkaho tuba twegerana akenshi na kenshi tuba turi kumwe ngo mbagiye gufata agasharijeri mu biro bye kumbe nkakoresha kuko ama iPhone abiragora nyine kubona sharijeri yabo. Wenda kuhamagara ikibazo samanitwe no mu kanya najya ku manje cyane nta kibazo wowe nzaza nyine ibintu ntabwo nta bintu bikomeye we gusa ndetse umwanya muto ndahita nzaguhamagara mu kawe ndaguhamagara oya tumeze neza nyine n'abandi bose babwiye ko meze neza ubu ni njye muntu umeze neza muri icyo cyaro ndakaze ngewe abantu bose ujye ubirata nushaka ujye ubirata ntuzongera kubavugisha mfite umugabo ukaze nyine nuko mu biro nyine ndeka waba ndetse gakeya nyine mwanza nkakira abo bantu urabona banesheje umutwe batonze umurongo babaye benshi sawa ariko nkaba ko umuntu ababwira ko abakunda nicyo gituma bamuhamagara bamwaka amafaranga batazi n'uko yaramutse cyangwa uko yiriwe niyo muguze amafaranga yahita mbona imboga mu meyo yewe ubu ndakaze nyine ibi bintu byo kwiyemeza byo bizatuma mpfa umunsi wanjye utageze dore ko n'umwuka wanjye nawo usigaranye ari mukeya nkaho ushora mu bintu bidafite inyungu ahubwo umunsi reka nshaka aho nkora icyo kurya kuko ndabona byabaye danje kabisa n'umujeni wanjye yanze kumfata isi noneho bajya bavuga ko itasakaye none uyu munsi nayibonye neza yabinyeretse n'amenyo yayo menshi cyane bavuga ko ifite amenyo sinzi no. Ko bavuze ko inzara ibeshya amaso ubu kuko niri gutuma mbona ko nta kintu nasize ahangaha ni iby'ubu nyine baragatwaye si ukwikora mu nda ahubwo bo bankoze mu nda bene ngango koko ubu babaye bati ubu si yaza agafata agasafuriya wenda n'igikoma akansigira agace k'umugati hano najyana barakigaruye se akigarura cyakoze uyu mujura ni n'umwana mwiza umuntu uzanye akagasafuriya ariko ndaje ndakamutegeraho kandi icyo nzi cyo nzamufata nayo byese ngaca muri uhuru imvura ikabigiye kugwa ikanemba nkapfa nari ntungere ko ari iki cyurutwe kimenyaho amaso se ko ufite umutwe munini wakagiza amaso n'umunwa binini byibuze bikagufasha gutekereza no kureba ahantu ugiye inzoka bwikuri ubu ngubu se yaba hano hari ikisimba cyangwa iki ntabwo bo hareba ntabwo kiba kikuriye neza kandi uri kuri aho wasamye ngo ugiye kumena amazi usumenyaho amazi dupfike ntabwo ugenda ureba nkuko mvira mu nzira nigende uzi ubu nshobora kukwereka nta mu nzira
utavaho nkubituka nanyitse cyangwa ukangira ikimuga nkabura uko njya kwirebera ibiryo cyane nako kubikorera va mu nzira yigeze utanyice no. ibyo byose singa ibihari na kimwe nawe bwaryo ntireka nkabanza nkaryaho ko nawe uri igisambi ariko inda zanyu zazo zimeze gutya ibyo urabona hari icyo uyu ureka nkabanza nkarya utu ngutu nayo mfashe n'utu tuguye gusa n'utu turi ku munwa hari ibindi sinajya gufata ngahita mbisubiza hasi ubundi se wowe ko mbona ufite ibibando nk'umuntu wari ugiye kwibisha imbaraga ubwo ibi biryo ni ibyawe cyane nawe uri igisambi uretse ko ndusha tekinike ugenda wibisha imbaraga uretse ko bagufashe bakurasa ukomeje kurakara abanza ari ibyawe mbabarira mbishyire hasi basi umva ejo wanywaye umugati n'igikoma birambabaza nta mafaranga na make nari mfite byansabye guhamagara mu rugo ngo banyohereze amafaranga nega imbeba cyangwa igisambo cyanyibiye ibintu none ntabwo mfashe iyo mbeba ni wowe mfashe kanze nkwereke ese ko numva ari njye wari wabitekeye n'ubundi waretse nkabanza nkarangiza kubirya ibindi tukabivugana narasoje uranabimaze hakoze kuri kunkubita cyane nk'ingoma y'abaporoso ntabwo uzi ko muri iki gihe amadini atemewe guterana none muragira ngo abantu batwumva bagire ngo hano twakoresheje icyure baze badutware baducuritse wankubise inshyi mu maso nk'umugabo ku mugabo ushaka imbona nkubone ukeneye mu maso